ndabashuhuje mbifuriza ibihe byiza aho muri hose. Iyi ni ISIMBI Cinema Center, mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amasomo muhite muyabonera ku gihe. Nkuko twaboneye hamwe ubushize igice cya mbere twagiye turebera hamwe ama highlight. Ubu rero kugira igice cya kabiri turarebera hamwe uburyo bwa camera shots. Nukuvuga ngo kugira igice cya mbere cy'ama highlight twabyita nibura nka camera nk'ama types of shots, ariko kuri iki gice cya kabiri turaza kurebera hamwe icyo twakwita noneho camera shots. Nukuvuga ngo ibi bice uko ari bibiri, yaba ari ama highlight cyangwa se icyo twakwita ama types of shot, tukarebera hamwe n'icyo twita camera shot. Ibi ni ingenzi kubimenya nk'umuntu w'umufilmmaker cyangwa se umuntu w'umwanditsi, ariko reka nibande cyane ku muntu w'umwanditsi, aba script writer ndetse n'aba content writer, kugira ngo ushobore kuba wazabona filime yawe imeze neza mu mashusho. Nuko oriense umuntu uzagufatira ayo mashusho ndetse uzayatunganya, umworientira hehe kugira ngo mushobore kumuyobora. Nuko umuyobora neza bitewe n'uburyo uba wanditse filime yawe, wakoze script yawe neza bitewe na software ukoresha Adobe Story, wabukoresha Final Draft cyangwa se wabukoresha Ceretex. Izi programme zose haraho zigenda zihurira, kuko akenshi tuvuye nko kuri script yo gukora filime. Nukuvuga ngo ibi bice kuri ari ama highlight ndetse n'izi za camera shots byose muri script yawe haraho ugenda uhura nabyo. Uriko guhura nabyo rero mu kwandika byorohera umufilmmaker cyangwa se umudirector igihe agiye kugufatira amashusho yawe neza, cyangwa se wowe ubwawe uburyo ushobora kuba wanditse iyo story yawe, noneho bimworoheye kuzaguha amashusho ajyanye n'ibyo wifuza. Nukuvuga ngo kugira ngo ushobore kuba wazamuha script imeze neza bigusaba nibura ibi bice. Iki gice cya kabiri tugiye gukurikirana ndetse n'icyo twabonye hamwe cyambere kuba ubizi neza, ubifiteho ubumenyi kuri ari ama highlight ya mbere twabonye, ndetse turaza no kubisubiramo hano mu ncamake, ndetse twajya no kuri iki ngiki cya camera shots ukaba ubizi neza, kugira ngo umufilmmaker bizamworohere ndetse n'umudirector. Mu buzima nta nubwo bibaho muri industry ya cinema ko umufilmmaker ashobora kuba yayobora script writer. Ni ukuvuga ngo ashobora kugukosora nka script director, ariko akenshi iyo wakoze script yawe imeze neza byorohera umudirector ndetse bikorohera n'umufilmmaker, kuko umufilmmaker n'umudirector bose bagendera ku byo uba washyize ku rupapuro. Ni ukuvuga ngo kugira ngo isomo rijye ribagerera ku gihe ushobore kugira n'ubu bumenyi, turagusaba gukora subscribe, noneho tukagusaba no gukora share ku bantu bawe, kugira ngo dushobore kugira ngo aya masomo ajye akugereraho ku gihe tukimara kuyategura. Ni ukuvuga ngo uzakurikirana iri somo neza bizamworohera kuba umwanditsi mwiza, kuba umudirector mwiza, ndetse no kuba ashobora kuba umufilmmaker mwiza. Tubahaye ikaze rero, reka dukomeze kuri iki igice cya kabiri, ariko turabanza twibukiranye ku gice cya mbere ibyo twarebeye hamwe kuri ariya ma highlight. Ni ukuvuga ngo kuri ariya ma highlight twarebeye hamwe nk'igice cya full shot. Iyi full shot turangira tubona full close up, turangira tubona medium shot, tubona medium close shot, tubona close shot, tubona wide close up, tubona na extreme close up. Ikaze rero kuri gice cya kabiri camera shots. Hano turareba extreme close up twabibonye kuri bya bice bya mbere ECP, twebwe kuri bice bya mbere. Hano bikwereka details kuri izi detail kuri ya extreme close up, bikwereka details z'ikintu z'icyo ushaka mu ishusho. Hano rero bikakorohera kugira ngo ushobore kuba wafata image neza, cyangwa se niba uri umwanditsi ube wabihaye umufilmmaker wawe. Camera shots hano tureba none kucyo twise close up. Ahangaha ikwereka ikintu cyitwa emotion cyangwa se amarangamutima uko agaragara ku muntu. Hano bituma ishusho yawe ishobora kuryoha neza. N'umwanditsi rero bisaba kugira ngo bibe bishyize ku rupapuro, umufilmmaker ndetse n'umudirector babe babibonye, kugira ngo message yawe ushaka gutanga mu ishusho ishobore kugaragara. Camera shots hano none turebe medium close. Hano ikwereka reaction. Hano reaction
byanga bikunda n'ahangaha ni ngombwa cya gihe uri kuri medium shot kugira ngo ushobore kuba wagaragaza nk'umwanditsi ndetse n'umufilimeka, bisaba kuba ahangaha wamenye icyo uri buhagaragarize n'icyo ugomba kuhandika ku rupapuro. Noneho tujye tuna kuri camera shots turebe icyo bita medium shot. Medium shots hano bikwereka icyo twita nka body language. Body language mu kinyarwanda ni nkuko umubiri ushobora kuba uvuga ukoresha amarenga cyangwa se hariho utuntu runaka uri gukora. Iki kindi twereba ni camera shots, icyo twakwita long shot. Long shot kwereka action. Action ntabwo ishobora gutana kure cyane na body language. Hano ni ibintu bijyana babisaba kugira ngo umwanditsi ndetse n'umufilimeka abe yamenye. Bibutse ko umufilimeka akora ibyo yandikiwe na script writer cyangwa se content writer. Iyo yamuhaye nibyo mugarurira mu mashusho. Noneho turebera ikindi gice hano kuri camera shots, turebe icyo bita establishing shot. Iyi establishing shot ni ukuvuga ngo ni cya gihe tuba turi gufilima. Iki ni igice gisaba kugira ngo umufilmeka cyangwa se umwanditsi abyitondere. Ni ukuvuga ngo hano bitwereka ntuzatele ukuntu iba imeze tere ndetse isapotinga uriya mu character cyangwa se uriya mu acteur. Icyo bidufasha ni iki rero? Icyo bidufasha nuko umu acteur cyangwa se uriya mu actrice uri gukina, tere ishobora kumufasha muri iyo action, muri icyo gikorwa ashobora kuba arimo, ashobora gusohoka mu nzu, ashobora kuva mu ishyamba, ashobora kuva mu ndake. Ni ukuvuga ngo byanga bikunda niba tujye kubona tukabona umuntu aturuka ahantu, byanga bikunda bita biguha ubutumwa bwo kuvuga ati si umuntu kavuye mu ndake yirukanka, ni iki gishobora kuba kigira gute, iki gishobora kuba gikurikiraho. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu w'umwanditsi iyo waramutse ubishyize ku rupapuro neza ukagaragaza icyo gice neza, byorohera umufilmeka ndetse bikorohera n'umudirector kumenya message ushaka mu mashusho. Ni ukuvuga ngo ahangaha tuzagenda tubona mu bice bindi bizagenda bikurikiraho bitewe ama types wahisemo cyangwa se ama highlight wahisemo gukoresha kugira ngo message yawe ishobore kuba yagira gute, ishobore kuba yatambuka. Bwire abantu benshi bakunda kuvuga ati twe dufite filme cyangwa se nanditse filme. Ibi bice iyo ubizi neza wanditse script yawe iri hara ku rupapuro, byohera mu script director kugira ngo akudirectingire neza iyo script yawe ishyire ku murongo. Ariko bino byose wagiye ubyuzuza birakorohera cyane kuko script director byanga bikunda n'umuntu uba afite ubumenyi kuri filmmaking, afite n'ubumenyi kuri script mu gukora script. Rero kugira ngo ushobore kuba umudirector mwiza byanga bikunda nuko ibi bintu ugomba kuba ubifiteho ubumenyi. Tubahaye ikaze rero mukomeze mu sharing, mukore subscribe kuri amasomo uko tuzagenda dukora andi masomo agiye ashobora kubagereraho ku gihe. Turabashimiye, murakoze cyane.